Twongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana. Tubahaye ikaze nanone mu kiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana bikomeze bibaganze. Hanyuma rero uyu munsi tugiye gusobanura inzozi zo kurota urimo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi bintu harimo ibibi n'ibyiza. Ushobora kurota urimo gukora imibonano mpuzabitsina wenda ugatokesha, ukirukana imyuka mibi, ukirukana abadayimoni, kandi wenda ku ruhande rumwe ari na byiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma rero uyu munsi turashaka kubabwira ku nzozi zijyanye no kurota urimo gukora imibonano mpuzabitsina. Ushobora kurota rero urimo gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu wari umukunzi wawe cyangwa se n'umuntu mwakundanaga kera, ariko ukarota murimo murakora imibonano mpuzabitsina. Rero icyo kintu hari ikintu biba bishatse kuvuga. Icya mbere biba bivuze ko hari ukwiyumvanamo hagati yanyu, kabone n'ubwo mwatandukanye mutakiri kumwe, cyangwa se washobora no kuba atanakwiyumvamo cyane, ariko biba bivuze ko wowe umwiyumvamo cyane bitandukanye n'abandi bose. Biba bivuze ko hari ukumwiyumvamo kundi gukomeye cyane kuri hejuru y'ibyo weho wibwira. Uvuga ngo nubwo mutakiri kumwe, nubwo wamutakaje, nubwo wenda afite ibyo mwapfuye, ariko haba hari ukumwiyumvamo cyane kuri wowe, kuri wowe. Hanyuma niba uri umurokore, senga, kubera ko icyo gihe uba waratewe, kubera ko mu mutima wawe najyaga numva umugani uvuga ngo nta bihanga bibiri mu nkono imwe. Urumva niba ufite undi mukunzi, cyangwa se niba uri umugabo, uri umugore, ukaba ufite umugabo, cyangwa se uri umugabo ukaba ufite umugore, ukarota umuntu w'icyo gihe mwagiranye imikururano, ukabona nanone muri kurota musambana, biba bivuze ko haba hari ibisigisigi byo kwiyumvanamo. Uvuga ngo haba hari icyumba cy'umutima uba waramubikiyemo. Rero ukuvuga ngo amarangamutima yawe, by'amarangamutima yawe yose atarapfuye cyane kuriye, akuzanira za ntekerezo, hanyuma ukabirota gutyo mu nzozi. Uvuga ngo rero haba hakiri kwiyumvanamo hagati yanyu mwembi, ariko cyane cyane wowe nyiri kubirota ushobora no kuba ari wowe uri kumwiyumvamo cyane kuruta umwiyumvamo. Ukabona nibwo wowe wavuga ngo oya, ariko hari kote iri kasha. Ni ukuvuga ngo haba hari uruhande rwihishe umwiyumvamo, kandi mu buryo utabasha gusobanura. Icya kabiri, ushobora kurota urimo gukora imibonano mpuzabitsina n'icyamamare. Uvuga ngo ubu ushobora kurota urimo gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu w'icyamamare. Ibi rero biba bivuze ko uyu muntu yagutwaye ubumuntu bwawe, yagutwaye umutima 50% by'ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo 1/2 cy'ubuzima bwawe aba yaragitwaye, ku buryo akenshi uwo muntu uba umukunda, ariko cyane cyane umukunda umutekerezaho ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe rero niba uri umugore cyangwa uri umugabo ukarota uri gukora imibonano mpuzabitsina n'icyamamare, biba bivuze ko hari uruhande rwawe yatwaye rungana na 50%. Ukuvuga ngo umugore wawe cyangwa se umugabo wawe afite 50%, n'ubwo ruhande rw'icyo cyamamare narwo rufite 50%. Si ngombwa ngo mube muziranye, ushobora no kuba mutanaziranye, wenda uri umunyarwanda, icyo cyamamare ari ikinyamerika, cyangwa ariko mukunda. Ubwo amarangamutima yawe rero yose aba kuri we. Ubwo 50% rero uba waramuhariye ubuzima bwe. Cyane cyane rero ni ibintu Satani akunda kuriramo, ku buryo finarema bishobora kuzakubyarira ikibazo kitari cyiza mu rugo rwawe. Ikindi cya kabiri, munyemerere mbabwire iki kintu kandi kinakomeye, kugira ngo umugore n'umugabo agere ku byishimo bya nyuma. Umwe muri abo barose icyo cyamamare, ari igihe cyo byajya bitangira gutuma
aba aryamanye n'umugore we, agatangira agatekereza aryamanye na cya cyamamare kugira ngo bimugeze ku byishimo bya nyuma. So rero icyo gihe uba watewe n'undi mwuka mubi w'abadayimoni ukwiye gutsinda. Ushobora kurota rero urimo gukora imibonano mpuzabitsina n'inshuti yawe, cyangwa se n'umuntu ufata nk'inshuti yawe, mu best friend, umuntu usanzwe. Biba bivuze yuko uri umuntu nubwo umufata nk'inshuti isanzwe, ariko uba umufitiye amarangamutima akomeye cyane, nawe ubwawe utazi y'urukundo. Kumurota gutyo ushobora no kumubona nk'umuntu umwita bro, umwita iki, ukumva nyine biraho, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi uba umufitiye amarangamutima adasanzwe y'urukundo. We ushobora no kuba utanabyiyizimo, ariko ayo marangamutima aba ahari. So ushobora kurota rero ukora imibonano, kurota wenda ushobora kurota urimo gukora imibonano n'umuntu, sinzi ukuntu iki kintu ndibuze kukivugamo kugira ngo cyumvikane. Ushobora kurota urimo gukora imibonano mpuzabitsina, ukarota urimo kubikorana n'umuntu wawe. Oya, wenda reka icyo tube tukiretsemo gatoya, tugaruke wenda hejuru gatoya. Ushobora kurota uri gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu wawe, cyangwa se umugabo wawe, umugore wawe. Urose ukora imibonano mpuzabitsina n'umukunzi wawe, n'inshuti yawe y'umukunzi wawe, fiance wawe, cyangwa se urose ukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe cyangwa se umugore wawe. Ibi bintu rero ari abantu cyane cyane b'abarokore, kuko yabirose mu nzozi akavuga ngo ni abagabo ba nijoro bamuteye. Oya, iyo urose ukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe cyangwa se umugore wawe, ikiri kubirose ubikorana n'undi muntu atari umugabo wawe, atari umugore wawe, cyangwa se ukabirota ubikorana na fiance wawe, n'umuntu nyine mufitanye umushinga w'urugo wo kubaka, harimo urukundo. Icyo gihe biba bivuze yuko uyu muntu, ukuvuga ngo biba bivuze yuko wa mugore wawe umufitiye amarangamutima akomeye, amarangamutima adasanzwe ashingiye ku rukundo, cyangwa se umugabo wawe biba bivuze yuko umufitiye amarangamutima akomeye ashingiye ku rukundo. Biba bivuze yuko umufitiye amarangamutima akomeye ashingiye ku rukundo, ashingiye ku rukundo. So rero nubirota ibyo ntabwo bisobanuye yuko watewe. Oya, kibi ni ukuterwa waryamanye n'undi muntu, ariko ari umugore wawe, ari umugabo wawe, ari umukunzi wawe muri kwitegura kurushaka, ukarota bivuze ko umufitiye amarangamutima adasanzwe ashingiye ku rukundo. Ushobora kurota nanone ukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu bidashoboka. Iyo tuvuze ngo ushobora kurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu bidashoboka, haba hari abantu bidashoboka. Urugero, urose ukorana imibonano mpuzabitsina na mushiki wawe, cyangwa se urose ukorana imibonano mpuzabitsina na mushiki wawe, cyangwa se urose ukorana imibonano mpuzabitsina na musaza wawe, urose ukorana imibonano mpuzabitsina na mama wawe, cyangwa se urose ukorana imibonano mpuzabitsina na papa wawe. So ibyo biba bivuze iki rero? Biba bivuze ko muri wowe ufite akajagari gakabije, ndetse ako kajagari gakabije gashobora no kuzakubyarira ikintu cyitwa depression. Kuvuga ngo haba hari ibintu urimo, so ufite akazi gakomeye, ibintu uri kuvuga ngo muri wowe ufite ibintu by'akajagari gakabije, ndetse kaba gashobora no kuzakubyarira icyo twakwita nka depression. Depression, icyo gihe rero niba usabwa kuruhuka, ruhuka. Niba usabwa kongera igihe cyo gusenga, senga. Niba usabwa nyine gufata igihe cyo gukora siporo, yikore, kubera ko irose ibyo bintu biba bisobanuye ko ufite ibintu by'akajagari gakomeye gashobora kuzakubyarira n'ikintu cyitwa depression. Ushobora kurota ukora imibonano mpuzabitsina rero n'umuntu muhuje ibitsina, murimo gusomana, murimo kugira gute, kandi ubusanzwe wowe utabikora, utari umutinganyi,
ariko ukarota ibyo bintu byakubayeho, ukagenda gutyo, wenda no mu gitondo wabirota, wabitekereza ukumva si ibi bintu byaje bite. Icyo gihe uba hari umwuka mubi watangiye kugutera. Uyu mwuka utawamaganye, mbibutse ko umwuka w'ubutinganyi ni umwuka wandura, ushobora kukwandura. Ushobora gushiduka nawe wisanze aho hantu mu gihe cyose utabitekerezaga, utabiteguye, ukumva uwo mwuka ukaza ukakwambara, ugashiduka wakwambaye. Rero abenshi ubambara uhereye mu nzozi, akajya akarota nyine abantu bahuje ibitsina barimo gukorana amabi, none akabyuka akanabyanga, akanabicira, no muri rindi joro wa muntu akagaruka mu rindi, noneho finarema akazagera ubwo akabimenyera no mu buzima busanzwe, akabikura mu nzozi akabishyira mu buzima busanzwe, agatangira kumva afite ukundi kuntu yiyumva. Niba ari umugore agatangira akiyumva ukundi kuntu, bagatangira akazinukwa, akagira gute. Haba ari umwuka rero waguteye, uba ukwiye gutsinda, uba ukwiye kurwana nawo ukava mu buzima bwawe. Ushobora kurota rero urimo gukorana imibonano mpuzabitsina n'itungo, n'inka, n'imbwa, n'ibindi bintu bitandukanye. Icyo gihe rero nurota urimo gukorana imibonano mpuzabitsina n'itungo n'ibiki byose, uzamenye ko harimo ibintu bibiri bikomeye. Cya mbere, uba watewe n'umudayimoni w'irari ridashira, ndetse uyu mwuka ushobora no kuzaguhindura indaya. Nurota ukarota urimo gukora imibonano mpuzabitsina n'itungo, uba watewe n'umudayimoni w'irari ridashira. Hari umuntu ushobora kuryamana n'umugore, cyangwa se n'umugore akaryamana n'umugabo, mu mwanya yaba akibivamo, hashira nk'isaha kumva ashaka umugabo. Nyine umuntu aho adashobora guhaga ibi bintu, akabiba bihoramo, akarongora umwe cyangwa akarongorwa n'umwe, mu mwanya agashaka undi. Nyine akaba ari byarari, atari ukuvuga ngo ntabwo byageze ku byishimo bye bya nyuma, ahubwo ari umwuka warangije kumwambara w'irari ridashira. Nurota rurimo gusambana n'itungo, uzamenye ko wari umwuka ushobora no kuguhindura indaya. Cya kabiri, icyo ni ikimenyetso simusiga. Icyo nubirota ukarota urimo kuryamana n'itungo, uzamenye ko icyo ari ikimenyetso simusiga cy'uko ubana n'uburwayi bwo mu mutwe. Uvuga ngo ufite uburwayi bwo mu mutwe muri wowe ukaba utabizi. Kera mu minsi yashize mu Rwanda ngo baherutse gukora isuzuma n'ibiki, ntabwo nibuka, ariko niba ari ubushakashatsi, ngo basanga umuntu umwe ngo kuri 5 ngo afite ikibazo ari cy'uburwayi bwo mu mutwe. Niba ari kihungabana ryo mu mutwe, ntabwo nzi wenda uburyo terime, ariko manza ari kihungabana ryo mu mutwe. Ngo umuntu umwe kuri 5 wasanga afite ikibazo cy'ihungabana ryo mu mutwe. Nyamara uwo muntu uramutse uje ukamubaza, uwo muntu umwe uri muri 5 uje ukamubaza ati ufite ikibazo, we yakugira umusazi. Rero nurota ukarota urimo kuryamana n'itungo, cya mbere igihe cyari umwuka ushaka kugutera kugira ngo uguteze irari ridashira, ushobora no kuguhindura indaya. Icya kabiri, ujye umenya ko ari ikimenyetso simusiga cy'uko ushobora kuba ufite uburwayi bwo mu mutwe ukaba utabizi. Nurota ukarota urimo gusambana n'umuntu wapfuye, ni ikimenyetso simusiga yuko kubaka kwawe bizakugora, waba warashatse waba utarashaka. Cyane cyane ku bantu batarashaka, nurota ukabona urota usambana n'umuntu wapfuye, uzi wapfuye, uwo ari we wese mwaba mufitanye isano, ashobora no kuza akagusambanya kandi ubona ari nka papa wawe, cyangwa se ukasambana n'umuntu ubona ari nka musaza wawe, cyangwa ari umuntu utazi cyangwa uzi cyangwa bimeze bite. Ujye umenya yuko ni ikimenyetso cy'uko ushobora kutazashaka. Ikindi cya kabiri, ushobora no gushaka ariko umugabo wawe ntajya kunyura iteka, ukajya uhorana ukumva nyine, sinzi uko nabigusobanura, ariko
ukumva ntunyuzwe, nyine igitsina gabo bikagera ubwo kagizinukwa, aho ndavuga kuba umugore nkuko n'umugabo nawe ashobora kuza agatangira akajya asambana n'igitsina gore mu nzozi, igihe kiragera uyu muntu agaterwa n'umwuka cyane cyane wo kwikinisha, noneho ku buryo umugore we adashobora guhaza kwifuza, ashobora kurangiza kuryamana n'umugore we, yarangiza akikinisha kugira ngo nyine yumve abaye satisfait, yumve ko ahagije kwifuza kw'umutima we. Nurota rero urimo kusambana n'umuntu wapfuye, jya umenya yuko watewe. Niba ushoboye gusenga, senga, injira mu gihe cyawe cya deliverance, Imana igukureho iyo migozi, iyo minyururu. Abantu mwese rero mwagiye musenga, mwagiye muhura n'icyo kibazo cy'inzozi zo mu buryo butandukanye, so turi hano kugira ngo tubafashe, dusengane, Imana ibaha umugisha. Hanyuma tubashimira mwese mwakoze subscribe, ubuntu n'amahoro bikomeze bigwire muri mwe, turabakunda, mugubwe neza. Shalom.